iyaba mfite amababa naguruka nkana mubi. Kimwe mu bintu maje kubona kuri The Ben cyangwa Tiger B, umwe mu bahanzi beza igihugu cyacu cyagize muri no myaka 15 ishize, no mutipe buri gihe agendera abashaka first class, ibintu byose akoza abashaka first class. Niba ari gitaramo abashaka gukora igitaramo kirimo abantu benshi, niba ari endorsement deal yabonye ahantu abashaka endorsement ya danje. Bye narebye nk'uburyo nko muri 17 uburyo yakoranye collabo na Shiba, imwe muri collabo nziza I personally nifata nka collabo nziza yabayeho mu mateka y'u Rwanda no muri Uganda. Wowe uri buze kubihakana ngo uraza kubishyira muri comment zawe. Binkorera uburyo yakoranye n'umuntu wita Shiba. Shiba 2017 yaragurukaga kubita za Fama remix, akubita indirimbo bita Weekend ari kumwe n'umuntu wita Runtown. Nta muntu n'umutaruzi ko za Go Down Low ari kumwe n'aba Palaso. Nta muntu n'umutaruzi ko Shiba confirmye kuri zino street. Uburyo yamufasha ari umuhanzi kazi yowe mu gihugu cya Uganda bagakorana collabo, byanyeretse ko The Ben atekereza ibintu bya hatari kuko buri gihe abashaka first class. Ikindi kintu cyatumye Ben nongera kumutekerezaho cyane, man, Ben yabonye collabo ya Diamond Platnumz. Diamond yarimye collabo abahanzi bose muri East Africa. Niba mwibuka umwaka ushize amarira Spice Diana yari zavuga ngo Diamond yamwimye collabo ishuri ebyibana kana panga kagiye gushyira hanze collabo yabo Naimwe. Diamond yimye collabo abahanzi muri Uganda, Burundi, Kenya ndetse na TZ abahereza abo muri Wasafi na bamwe na bamwe. Rero nicyo kintu cya mbere namaje kubona kuri The Ben, buri gihe abashaka first class. Iyo umuzanye mu bintu bitarimo nyine bitarimo karite ya mbere ntabwo ashobora kuza. Ni ikintu kiza cyane namaje kubona kuri no muhanzi ko buri gihe abashaka ibintu byiza kurusha, ntabwo ushobora kumusondeka ngo muhereze second class kandi ibintu nyine bikaba productive.